Haya basi, mambo vipi? Akarimbo keza cyane ka Big Shalom Kimbilio. Ati urugendo rw'ubuzima, ati ni rurerure kandi ruragoye. Ati harimo ibibazo bitandukanye. Ati n'umutwaro uremereye kandi ni intambara. Ati mwami Yesu ngwino unsindishirize. Ati Yesu umubyeyi w'imfubyi, umugabo w'abapfakazi, ayega nturasozanya nanjye kungirira neza. Ati umugambi wawe ni muremure kuri nge, ubuzima bwanjye nyagasani. Ati kandi Yesu ugira neza, ega ntujya unanirwa gukora. Ati nyagasani nyobora inzira yawe. Ati nyuzuza ubugwaneza bwawe, ndasaba ubufasha nyagasani. Ati imbere yanjye n'ibibaya, ati kandi nkuzengurutswe n'imisozi. Ati wowe bwisho bwanjye ni wowe nyagasani. Ati ndacyategereje ushaka cyangwa gukora ku mirimo yawe, uko gushaka kwawe uramagije nyagasani. Ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga nyagasani. Ati ndashaka gufasha turutse mu ijuru. Ati Yesu umubyeyi w'imfubyi, umugabo w'abapfakazi, erega nturasozanya nanjye kungirira neza. Ati umugambi wawe ni muremure ubuzima bwanjye. Ati rero Yesu nyagasani ntujya urambirwa kugira neza. Ati nyagasani nyobora inzira yawe. Ati nyuzuza ubugwaneza bwawe, ndasaba ubufasha nyagasani. Ati imbere yanjye n'ibibaya kandi nzengurutswe n'imisozi. Ati wowe bwisho bwanjye wowe nyagasani. Ati Yesu umubyeyi w'imfubyi, ati kandi umugabo w'abapfakazi, erega nturasoza kungirira neza nyagasani. Ati umugambi wawe kuri nge ni muremure nyagasani, kandi Yesu mwiza ntujya unanirwa gukora. Ati nyagasani nyobora inzira yawe. Ati nyuzuza ubugwaneza bwawe, ndasaba ubufasha nyagasani. Imbere yanjye n'ibibaya kandi nzengurutswe n'imisozi. wowe bwisho bwanjye wowe nyagasani. N'akarimbo keza cyane ka Big Shalom Kimbilio. Hari umuntu bigira gutya bikanga neza, ariko one day nakwiheba agira gutya hagashya. Nyinduka kuzaniye Jonas Media ya kuri YouTube channel yacu Jonas Media, uragasanga aho nge wumva ni Jonas. Ati ubwisho bwanjye wowe nyagasani. Kumbe zari inzozi.